uzabwiza niba nkubwiye ngo senga wirira amarozi, fata umwanya usenge. Abantu basenga batihanye. Bimwe mu bintu bituma abantu batinda gusubizwa cyangwa se bagahora mu ntamba no gusenga batihanye. Iyo tuvuze ngo fata umwanya usenge, witekerezeho, banza fata umwanya wo kwiyeza, fata umwanya wo kwatura ibyaha byawe. Menya ko wasomanye, menya ko wasambanye, menya ko wibye, menya ko wagambanye, menya ko wakuyemo inda, menya ko utababarira. Ufata umwanya, ushaka umutambyi, ushaka umuntu w'Imana, umwaturire. Nimba nawe uhari, fata umwanya wihane. Uhamagara kuri telefone, hamagara umushumba wawe, watura ibyaha byawe. Ntago ngo byature muri rusange, ariko ufata umwanya ushaka umukozi w'Imana, umwatura ibyo byaha byawe. Numara kwatura ibyaha, ubundi uhamagara Imana. Urahamagara Imana n'ibyaha se biravamo. Sinababwiye ko iyo Satani ashaka, uyu murozi ashaka kwangiza, ibi narabivuze, abanza gutereza ibyaha. Aho se mashaka kuhagarara navuze, nimba ujye ukurikira kino gice cya kabiri, ushake n'icyambere. Ushake n'icyambere. Ubanze umenye uburozi bw'ubuheturano, bw'ibihuha, igihuha. Uyu munsi turi kuvuga uburozi bw'itongerano, ibintu abantu batongera abantu. Uyu munsi abantu barababweshagura, abandi bakabaraza mu marimbi kubera ibitongerano. Ibitongerano n'ibi biragatsindwa n'Imana. Umuntu akabyuka yakubiswe, umugongo wacitse, kandi uryama kuri matora nziza, uryama akabyuka wavunaguritse, ukaza ibintu byakuvunaguye hari ibintu bagutongereye. Papa, Imana igukize ibitongerano. Ishyari, nta handi hantu umuntu yahungira ishyari usibye kujya imbere y'Imana umuntu agasenga. Nta handi hantu tuzahungira ishyari. Bantu munkurikiye ba diaspora, bantu munkurikiye mu gihugu cyacu, nta handi hantu igihe cyose uzatera imbere uzagirirwa ishyari. Ariko kugira ngo ucike ishyari muri ubuzima, nuko uzitwaza ingabo zo gusenga. Ugomba kuba uri umunyamasengesho, ugomba kuba uzi gusenga icyo ari cyo, ugomba kuba ufite ubushuti n'Imana. Nta handi hantu uzahungira ishyari. Nta handi hantu wahungira uwo muntu wakuzengereje. Nta handi hantu wahungira Satani, ni mu mbaraga z'amasengesho. Nta handi hantu uzahungira ibitongerano, nta handi hantu uzabihungira, ni mu gusenga. Igihe abantu Imana babwira ngo basenge, umwaka ugiye kurangira, Imana ikavuga ati hari urupfu, ukabikinisha. Imana ikavuga ati Satani ashaka kwiba, ukabikinisha. Nyamara ibyo ukinisha, Satani arashaka guhombya igihugu, kuko iyo umuntu apfuye, narababwiye Imana yimishuriye, Satani ibihombeje igihugu, ibihombeje umuryango, nawe ubwawe biguhombeje, ibihombeje abana bawe, ibihombeje abo ari kuzabyara, nimba uri umusore, ibihombeje ibintu byinshi, ibiteje ubukene bukomeye cyane. Kandi abantu benshi Satani kunda kubiba kubera ibintu by'umunenganenzi, byo gupinga no kutubaha ibintu by'Imana. Imana yakubwira ikintu ukumva ngo ni iby'abahanuzi, noneho kubera ko mu bintu by'Imana huzemwe abatubuzi n'abesikoro n'abantu babeshya abandi. Mbese kugira ngo abantu bazumve ko Imana yavuze, ntabwo abantu bakiba agaciro ibintu by'Imana. Ariko reka mbabwire, Imana iriho, Imana irakora, Imana ivuguruza imigambi ya Satani, Imana ivuguruza imigambi y'amarozi. Uyu munsi ndavuga Imana, ndakubwira Imana yamishuriye amayeri y'abarozi, uburyo wakirinda amarozi. Ntabwo ari ugusasa umukeka ngo uryame, ntabwo ari ugusasa umukeka, ntabwo ari ukuryama kuri matora, ni ukuhaguruka ukava kuri iyo matora ugahaguruka ugasenga. Iyo umuntu akize, abatunze abantu benshi, abo mubona na mutabonesha amazi, abatunze abanyeshuri, abatunze imfubyi, abatunze itorero, abatunze abakozi b'Imana, abatunze n'imisoro byose, mbese abafite uruhare runini cyane. Rero iyo umuntu bamuteje ibihombo nk'amakamyo nk'anga akabona arahirimye, hari igihe ujya kubona ukuntu umuntu rwose avuga ati narazamutse, ukajya kubona ukuntu ibintu byose ngo kamyo ngo yahirimye ejo, ngini ngo mu kwezi ngo yarahirimye, ukibaza izi nizo ntizigenda, kuki izo zihirimye? Ukongera ukagerageza naho zigahirima. Haba hari nk'abantu bakugiriye iyo bari gutongera ibi bintu. Mwuka w'Imana bimishuriye ngo ubyirinde, usenge.
ntabwo nje gutera ubwoba, nje kubwira abantu ko imbaraga z'amasengesho zikiza ibitongerano, ibintu bagutongere bikumazeho igihe kirekire. Ubu dufite abantu bari bafite ibintu byinshi, bafite amasitasiyo, bafite ibintu bikomeye, uyu munsi wa none bagenda n'ibirenge kubera imbaraga z'amashari. Reka nkubwire, Uwiteka yandangiye umuti, mubwire injira mu masengesho kandi usenge wizere ko Imana usenga ari Imana idapfa, idasaza, itaka imishyikirano, idatsindwa, itananirwa, ari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Bimwe mu bintu bituma abantu basenga ntibasubizwe, basenga Imana nk'aho ari dagoni, bagasenga Imana nk'aho ari nyabingi, bagasenga Imana nk'aho ari Imana inanirwa, ugasenga ukajya no kuraguza. Deja iyo uri gusenga ntuyizi, banza umenye uha Imana agaciro, umenye ko Imana ihungiyeho ari Imana ifite umuti. Haleluya, ari Imana ifite umuti. Twongeye kubaha ikaze mwene data mudukurikiye, ni wa mwanya tugarutsemo n'ubundi ubutumwa bwo gusobanukirwa uburyo wakwirinda imbaraga z'amarozi, nimba Imana itugira umugisha. Rero ndashimira abantu mwese mwakurikiranye ubutumwa bwa mbere, hanyuma uno bwa kabiri, kandi turashima Imana, turashimira abantu ndetse mukora subscribe ndetse n'abantu musharinga ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibahe umugisha, iyongere yagure imbago zanyu mu izina rya Yesu. Uwiteka akomeze abahire muri byose. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi. Turashima Imana ko Imana itwimanye. Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga. Reka dusenge Imana hanyuma dutangire. Imana ibasha kugukiza imigambi yose ya Satani muri aya masengesho. Imana ibasha gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba, kandi uri Imana ibereye maso abakwizera, uri Imana ibereye maso abakwiringira, uri Imana ibereye maso abantu bagukorera, uri Imana ibereye maso ababyeyi, abagabo, abasore, utubereye maso. Kuba tugihumeka, kuba tukigenda, ntabwo ari impuhwe z'abadayimoni, si impuhwe abarozi batugiriye, ahubwo n'imbaraga zawe ziremereye, imbaraga zawe zitsinda, zifite ubushobozi bwose. Nyemerera Kristo ubane na buri muntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya, kugira ngo Umwuka Wera muhishurire kandi ubashe kumutsindira imbaraga z'amarozi, uburyo umuntu yakwirinda amarozi, kuko niho hagurukiye kunanaterariza imigambi y'abarozi ndetse no kwimana abantu bakwizeye bakakwiringira. Hari abantu ugiye kwimana, hari abantu ugiye gutabara, hari abantu ugiye kuzingura, hari abantu ugiye gukiza imigambi yose y'amarozi, ibintu byose bahutera byose bigateshwa agaciro. Nyemerera Kristo ubane na buri muntu wese, Umwuka Wera aganze kandi ategeke muri byose, utubere Imana muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Ufasha ababyeyi, ufasha abagabo, ijambo ryawe rigiye gusomwa, ubane natwe tukugirira, uduhe Umwuka Wera, uduhe imbaraga zawe, udushyigikire muri byose. Icyo duhagaritse ni imigambi yose ya Satani, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagarutse, ubwo duheruka twavuze ku kintu cyitwa amarozi y'igihuha, amarozi y'ibihuha. Mbabwira ko twasanze amarozi y'ibihuha ariyo marozi ya mbere muhishurirwa Umwuka w'Imana yamishuriye, niyo marozi ya mbere asenya, niyo marozi ya mbere agorana, niyo marozi ya mbere azengereza abantu. Yega amarozi yose ni mabi, ariko amarozi y'igihuha ni amarozi cyane cyane akunda kwica umuntu ahagaze. Ntago ari amarozi akwica ngo bagushingure, ni amarozi akwica uhagaze, akangiza iterambere ryawe, akangiza umugisha wawe, akagenda yangiza. Ayo ngayo twabisobanuraho umwanya munini cyane, tuvuga uburyo ibihuha, n'ubundi ijambo igihuha risobanura kubihuha. Tugerageza gutanga urugero ku bahinzi ba kawa zigira ikawa nziza, ariko hakabamo n'ibyo bita ibihuha. Ibihuha rero nta biro bigira. Hanyuma rero twasanze ayo marozi yose yitwa igihuha, ni amarozi mabi ateranya imiryango. Niyo marozi ya mbere abarozi bakoresha, Satani akoresha kugira ngo adindize abantu, avane abantu mu byizerwa,
avana abantu mu byishimo, abanza kukubikamo ikintu bita igihuha. Rero twasenze tusaba Imana kugira ngo Imana irinde umuntu wese igihuha muri iyi minsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku marozi yandi ya kabiri, amarozi bita ibintu ndabyita igihuha mu gitandukanye n'ibintu bahutera, ibihuterano, ibintu abantu abarozi bahutera cyangwa se imitongero, ibintu bagutongera abandi, bitandukanye n'ibihuha. Ibihuha ni ikinyoma, ni ikintu baza kukubwira kitahariho, ariko ibitongerano byo ni ibintu abarozi bakoresha batuma mu miyaga, bigenda mu miyaga. Ibintu by'ibitongerano bamwe babyita ibitega, abandi bakabyita amahembe, abandi bakabyita ni ibintu bitandukanye. Ujya kumbuka umuntu ngo ihembe ngo rire nkubise mu rubavu, ukumva umuntu ngo umutwe ngo uramuriye gato kaba ari neze, ibintu byitwa ibihuterano. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bibi cyane, ariko icyo shimira Imana ni uko Imana ibyo bintu byose nubwo bibaho ntibirusha Imana imbaraga, ntibirusha Imana ubushobozi, ntibirusha Imana twizeye uburinzi. Ibi bintu by'ibihuterano ni bibi cyane. Nahoze mbwira abantu ngo nta hantu wahungira umurozi usibye mu masengesho, ntaho. Ibi bintu bicara abantu bagahutera ni ibintu abantu bagenda bagacisha, nabyo kandi twasanze uburozi bwose buturuka ku kintu cyitwa ishyari, mu nyangire ishyari. Hanyuma rero turimo turavuga ku moko y'uburozi agiye ari mu isi Imana yamishuriye, uburyo ugomba kubyirinda. Uburyo bwa mbere ni bwinshi, ariko uburyo bwa mbere bwo kubyirinda ni ukwinjira mu gusenga, kandi ugasenga wizeye. Ibihutirano rero, ibintu byitwa guhutera, ibintu by'ibihutirano abantu bahutera batongera imitongero. Reka tuvuge imitongero kuko nibwo abantu barabyumva. Ni ibintu bakuroga bakoresheje umunwa bagatongera, ibintu abantu batongera. Ugasanga abantu bagiye kuragurisha abandi, abantu bagiye gutongera, bamwe bakajya gucishiriza iyo ngiyo mu bihugu bitwegereye, abandi hano bafite ibintu babitse bibi cyane by'itongerano. Hanyuma ibi bintu by'itongerano ni ibintu umuntu bakuroga, bashaka kubigutongera witwaye imodoka, ugasanga umuntu ikintu kiramufashe aguye mu modoka. Ujya kubona ukuntu nk'umuntu yari aryamye, cyangwa se umuntu ashaka kuryama ari muzima akabyuka yapfuye, akabyuka abantu bari kuvuga ngo umuntu kanaka yapfuye. Uyu muntu abazize ibitongerano. Ibintu by'ibitongerano ni ibintu bibi. Iyo babikohereje ntushobora kuva hano ngo ugende ugere kwa muganga ukiri muzima. Ujya kumbuka umuntu abaye nk'ukubiswe n'inkuba. Ibitongerano ushaka gufata uri kwa muganga, ugiye uherekeza umuntu bikaguhitana, bifatwa nk'umutima. Kandi ibi bintu ntabwo abaganga babibona. Buriya ntimukarenganya abaganga. Abaganga nyine bavura indwara zisanzwe, ariko amarozi ntabwo bayavura. Amarozi ntibayavura. Amarozi avurwa n'Imana. Imana niyo ivura amarozi. Imana Data, Umwana, Umwuka Wera. Gusenga bikiza amarozi. Ibitongerano rero ni ibintu abantu bakoresha, abarozi bakoresha bagatongera umuntu. Bashaka gutongera umwana wawe, bashaka gutongera umugore wawe, bashaka gutongera akazi, bashaka gutongera urugo rwawe, bashaka gutongera. Kenshi iyo umuntu bamutongereye ibi bintu bakabigutongera, usanga ari ibintu bishobora gutuma uhomba. Nabyo biteza ibihombo. Umuntu ashaka kuza agatongera ibintu byawe, uzabona umuntu ubone nk'umuntu arimo aragenda yiganiriza, usanga umuntu yagusuye arimo ari kugenda avuga ibintu matamatama. Njya nkunda kubwira abarokore ngo nunasenga jya usenga ugize gutya, ugize gutya. Ibintu byo guhumiriza muri bino bihe mu byihorere, musenge mukanuye. Hari igihe n'umuntu aguhobera, akaguhobera ariko akagita gutongera, akagutongera mu bitugu. Dufite abantu bagenda bokerwa ibitugu bigenda bishya kubera ibitongerano. Ibitongerano ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bibi cyane. Ibi bintu naho hari abantu bajya ngo bahunga amarozi, ngo bagiye ngo mu bihugu byo hanze ngo barimutse. Ibitongerano ntabwo bihunga, ntiwimuka, ntiwakurira indege, kuko ni ibintu bigenda mu miyaga. Ni ibintu bagutongera n'ubundi bikaza mu miyaga.
ibitongerano ni bibi. Ni hahandi ushaka kuryama ukajya kubona bakohereje inzoka. Ibyo ni ibitongerano, ni ibintu batongerano, ibintu by'ibitongerano. Imana ibikurinde. Ndabwira abantu mwese munkurikiye, rero nubona urwaye indwara, ukarwara indwara, jya kwivuza. Icya kabiri, jya gusenga, ivuze unasenge, kuko hari ibintu abaganga bakora, hari n'ibintu Imana ikora. Ibyo rwose mubyemere. Ivuze unasenge. N'igihe bazaba bari kuvura indwara bari kuyibura, umenya ko harimo ibitongerano, haguruka usenge. Ibi bintu by'ibitongerano babiroga uburyo bwinshi, ariko cyane cyane iyo abarozi babikuroze, iyo ugize Imana bakabikuroga ari ibintu bijyanye no kuguhombya, ibintu ntacyo bitwaye, ejo bundi Imana yakungura. Ariko iyo bagutongeye bashaka kupfa, nicyo kibi cyane. Bagutongeye bashaka kupfa, bagutongeye bashaka kusara. Uyu munsi dufite abantu basaze, babasazi, ukamujyana indera bakabura uburwayi. Kubera iki? Ibitongerano ntibabivura. Ni ibintu bidasobanutse. Baragusanga bagasanga uburwayi ntabwo ufite. Muzabona abantu bajya gusenga, hari ujya kubona ubona umuntu baramusengeye, ibirozi bimukubise hasi, ibizimu bimwivugiyemo, bikavuga naho byaturutse, bikavuga n'ababyohereje. Imbaraga z'umwuka wera zijya zivumbura bino bintu. Imbaraga z'umwuka wera zirabivumbura. Ujya gusenga umuntu bikamukubita hasi, ugasanga bibivugiyemo. Hari abazana urufuzi, ugasanga abantu bazanye urufuzi. Rero ibi bintu by'ibitongerano ni ibintu bibi cyane. Rero umwuka w'Imana yanyeretse uburyo bwo kubyirinda. Ntabwo wakirinda ibyo utabanze kumenya, ntiwakirinda ibyo utabanze gusobanukirwa. Nongeye mbisubiramo, igihe cyose uzarwara umutwe udakira, igihe cyose uzarwara isereri idakira, igihe cyose uzajya ukora ibintu byose bikanga, ubutongerwa. Ntabwo ari uko uba utazi gukora, oya. Igihe cyose uzakora bizinesi ya mbere, ya kabiri, ya gatatu igenda yanga. Igihe cyose hari n'abagura amamodoka ugasanga baratongereye arahirimye, ugasanga umuntu apanze amamodoka uza amakamyo abiri ngo ajye mu muhanda. Waba utayasengeye, baba nagufitiye amashyari bagahita bayatongera. Shoferi bakamusinziriza, bakamuteza ibitotsi, atari uko ananiwe. Muzabirebe, hari ujya gusa ugasanga imodoka yaguye ahantu, ugasanga ni umuhanda mwiza, nta kinogo ariko yaguye. Uyu muntu ni ukuvuga ngo afite abantu bamwiziritseho bari kumutongera kugira ngo azapfane ubukene, apfane agahinda. Kuko umuntu ufite ubukene, umuntu watangiye guhura n'ibibazo, ntiyishima, abana ntibishima, inshuti ntizishima. Buriya umuntu yakize, simbizi nange muzavuga muri comment, iyo umuntu akize abatunze abantu benshi, muyinda benshi. Iyo umuntu akize abatunze abantu benshi, abo mubona namutabonesha amazi, abatunze abanyeshuri, abatunze imfubyi, abatunze itorero, abatunze abakozi b'Imana, abatunze n'imisoro byose, mbese abafite uruhare runini cyane. Rero iyo umuntu bamuteje ibihombo nk'amakamyo nk'anga akabona arahirimye, hari igihe ujya kubona ukuntu umuntu rwose avuga ati narazamutse, ukajya kubona ukuntu ibintu byose ngo kamyo ngo yahirimye ejo, ngini ngo mu kwezi ngo yarahirimye. Ukibaza izi nizo ntizigenda, kuki izo zihirimye? Ukongera ukagerageza naho zigahirima. Haba hari nk'abantu bakugiriye iyo bari gutongera. Ibi bintu umwuka w'Imana bimishuriye ngo ubyirinde, usenge. Ntabwo nje gutera ubwoba, nje kubwira abantu ko imbaraga z'amasengesho zikiza ibitongerano. Ibintu bagutongere bikumazeho igihe kirekire. Ubu dufite abantu bari bafite ibintu byinshi, bafite amasitasi, bafite ibintu bikomeye, uyu munsi wa none bagenda n'ibirenge kubera imbaraga z'amashari. Reka nkubwire, Uwiteka yandangiye umutima, ubwire injira mu masengesho kandi usenge, wizere ko Imana usenga ari Imana idapfa, idasaza, itaka imishyikirano, idatsindwa,
itananirwa, ari Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Bimwe mu bintu bituma abantu basenga ntibasubizwe, basenga Imana nk'aho ari Dagoni, bagasenga Imana nk'aho ari Nyabingi, bagasenga Imana nk'aho ari Imana inanirwa, ugasenga ukajya no kuraguza. Deja iyo uri gusenga ntuyizi, banza umenye uha Imana agaciro, umenye ko Imana ihungiyeho ari Imana ifite umuti. Haleluya, ari Imana ifite umuti. Nimba iduka ryawe riri guhomba, rikaba riri guhomba, ugasanga ibintu byose biri kugenda bishiramo, ugasanga kandi nta kutagize, injira mu masengesho usenge, injira mu masengesho usenge. Hari n'abantu babesha ngo mutanga ibitambo wabitanga ariko utasenze ntibivaho, ntibivaho. Injira mu masengesho usenge, kandi usenge wejejwe, usenge ukiranuka, uwo umunyamasengesho. Ibi bintu by'ibitongerano ni bibi cyane, ni bibi cyane. Hari n'igihe batongera umuntu yicaye no mu ishuri, wajya ugera mu ishuri ugahita urwara, ukarwara umutwe, ukarwara isereri, ukabura amahoro. Wasohoka mu ishuri ukumva amahoro araje, wakinjira mu ishuri ukaremba. Deja baba barakwatatse kugira ngo umurozi aba yarabonye ikirero, aba yarabonye ko iri shuri rizagira amaro abantu b'Imana, rizagira akamaro igihugu, rizakugira akamaro, uzaba umuntu udasanzwe ahazaza hawe. Babarozi bagatangira kukurwanya. Ubu dufite abana batangira kurwanwa guhera muri garidiyene. Kubera iki? Umwana wawe akivuka, abarozi bagiye gucisha, bamenya batangira kumenya icyo azaba cyo, batangira kumuroga. Basanga umwana bari kumuroga, baramuroga, ishuri rikamunanira, ibyo yize akabyibagirwa, ubwonko ugasanga babuhinduye amazi, umwana yari umuhanga. Ibi bitongerano bikurwaho n'amasengesho. Uzagerageza ahandi hose ntibizakunda, ariko nusenga ibi bintu Imana izabigukiza. Minuko gusenga n'umwana w'umusore yajyaga mu ishuri, yagera mu ishuri agahita asinzira, yakanguka akarwara umutwe. Batangira kuzana ibintu byo kwandika, byo kwigisha, uwo agahita umutwe umurya, agatangira kwibyiringira, yasohoka agakira. Umuntu yambwira ati ariko wasimbukiye kuri ADEPR sheri bakajya gusengera ko hari icyuma cy'amasengesho, abantu Imana gufasha gusenga, ko wasanga ibintu ari bibi. Araza turasenga Imana, asubiye ku ishuri biremera. Abantu bagapfubye gusenga. Gusenga si ukuba mu nsengero, ariko mu gihe uri kubona ibintu biri kwanga, Bibiliya iravuga ngo abarushe n'abaremere mwese muze musange ndabaruhura. Igihe uri kubona ibintu biri kwanga, nshuti yanjye, injira mu masengesho usenge. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 3 ku murongo w'10 haravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. 11 ngo ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Harageze ko umunyabyaha ukuroga ahabwa ibihembo by'ibyo yakoze biturutse mu gusenga. Imana yamugukubitira umunyapfu, Imana yamuzirikira aho yagiye, ariko ni harageze ko Imana gukiza umunyabyaha. Hari igihe batongera umuntu yakoze ubukwe, ugakora ubukwe bagahita bagutongera. Abasaza bakiba mu rugo bakabatongera, mukazamukana umushiha utazana uturutse. Uyu mushiha bazanye mu rugo ariko mu kigubaka, deja utangiye intambara. Bivuze ngo urugo ntabwo ruzaba rwiza, hazazamwo umuvurungano. Hari ubwo batongera, bagatongera mugapfa ubusa. Uyu munsi hari abantu bakora ubukwe, uwo munsi bakoze uko bakarara barwana. Ntabwo ari mwebwe, kuko ntabwo afashe umwanzuro kujyana fiyanse mu murenge no mu rusengero kugira ngo muzarwane ku munsi w'ubukwe. Ariko umenye ko wapanze ubukwe n'abatifuza ko ubupanga bari bahari. Babandi bagutongereye bakagutereza icyangiro,
ba bandi baraguhejeje aho ngaho ugakubita 30 n'ingaho utarubaka, ukora ubukwe bahari, ntago baba bagiye, bakomeza gutsindwa no ku munsi w'uko bakaba bahari. Iyo urangaye gatoya ntusenge, bawohereza igitero noneho kiguteza ambutiyaje kugira ngo umunsi w'ubukwe kugira ngo wishime utangire umubabaro. Hari aho batongera uwo munsi umugabo akarara mu kabari cyangwa umunsi umugabo akarara mu buraya. Ndakubwiye inshuti yanjye, intambara urwana nazo, sobanukirwa intambara uri kurwana nayo, umenye uko uyirinda. Sobanukirwa ibikubaho, umenye uko ubyirinda. Gusengera mu kigare utabanze gusobanukirwa, ntuzigera umenye uko ubyirinda. Uzasazira mu byumba by'amasengesho, uzasazira mu nsengero, kuko utigeze umenya uburyo usenga. Abantu bose basenga ntabwo ariko bose basubizwa. Kwirirwa mu nsengero siko gusubizwa. Gusubizwa no kumenya impamvu usenga, ni ukumenya uburyo usenga ukabisobanukirwa. Wamara kubisobanukirwa ugasenga. Dusenga kugira ngo tuzajye mu ijuru, dusenga kugira ngo Imana iduhe amahoro, dusenga kugira ngo Imana idukize ibikomere, dusenga kugira ngo Imana idukize amarozi, dusenga kugira ngo tuzatahe hageze, kuko ntago abantu bose batahageze, hari abataha Satani bibye. Hanyuma rero hari abantu usanga nabyo tuzabigeraho uburyo Satani, uburyo abarozi batereza amarozi y'uruzerero, ibyo tuzabigeraho. Ubu turi kuba amarozi y'ibitongerano. Hari ubwo bagutongera wabyaye umwana bakamutongera, amashereka akagenda, amashereka neza akagenda, abantu bakure mu cyaro barabizi ko n'Abanyakigali murabizi. Iyo umuntu agiye kwa muganga agiye kubyara, ntago ndi umwana kuze, mfite abana 3 bari segonderi, uzumva bakubwiye ngo rero ngo numo wabyaye ngo umuntu akaza akaguhamagara ngo uryamye uri ku kiringo ntuzamwitabe, kuko mu bantu bahaguhamagara baje hafi yo mu rugo, Marigarita muraho, Kana uraho, bakaguhamagara mu mazina, deja ari gutongera. Hari ubwo umwitaba, amashereka akagenda. Ibyo ngibyo ni tekinike z'abarozi. Ibyo ngibyo mu muco abantu bakunda kubigiraho inama abantu batwite, bakavuga ati ntuzitabe. Uyu munsi dufite abantu, umuntu afite igituza cyiza, afite amashereka nta kibazo, ariko yabyara akabura amashereka agatangira gukamisha. Ufite Imana yaguhaye amabere ngo wonse, ariko ibyo bintu bikubayeho ni ibitongerano. Fata umwanya usenge, urajya kwa muganga bakora ibyabo, ariko unasenge. Gusenga nta bundi buryo, nta bundi buhungiro buhari. Hari ibintu utabasha kumenya uburyo usobanura, ariko ukwiye gusenga, ukwiye kumenya uburyo usenga. Hari ubwo batongera umuntu arimo yubaka inzu, bakayitongera, inzu yendaga kuzura igahera aho ngaho, bagatongera neza inzu igahera amafaranga kabura, ugasanga biranze. Imana ikunda ibitongerano mu izina rya Yesu. Aya mezi rero yo ni amezi bari gutongera cyane. Imana ikunda ibitongerano. Marozi ya mbere n'ibihuha, aya kabiri n'ibitongerano. Hari uko bagutongera neza wabonye akazi wakabonye, mu gitondo bakavuga ngo wihangane, ibya bitongera bagutongeranye biguteje icyangiro, abahise bakwanga. Ubundi abantu benshi bazi ko ibitongerano biza ari ibyica. Oya, ntago ari biza by'ibyica. Hari n'ibiza bikenesha, hari n'ibiza biteza ukugwingira, hari n'ibiza biteza ubugumba. Imana ikurira ibitongerano. Ubu rero wigura sakuza, ntuzi impamvu sakuza, banza utekereze ngo ntabyo banongereye, nta bindi banongereye. Ni gute ushobora gutunga miliyoni 10 zigashya zose utanagizemo n'ikibanza? Ni gute ushobora kugira akazi ukamara imyaka 20 ukora, ukamara imyaka 10 ukora, utaranagura n'igare, utarajyana n'akabanza? Baba baragutongereye, ubwenge bukagenda, amafaranga ukajya uyabona, umunsi wo kuyabona bakaguteza urukundo rupfuye,
uwuguriye mutsingi, uwuguriye ikigage, uwuguriye ubushera, uhaye bitanu, uwuguriye inyanya, uhaye ugashiduka amafaranga ashize. Ibitongerano byo gusahuza, urusahuza, umudayimoni bita rusahuzi, usahura abantu. Uyu ni ibyo wagutongera. Ushobora kuba uri mu mahanga bakajya bahengera wayahembwe, ukayatanga ugasigara no kwishyura inzu bitagikunze. Ibyo ni ibitongerano byitwa urusahuzi. Imana ikurinde ibitongerano bya rusahuzi bigusahura ibyawe. Hari ubwo batongera umuntu, bagatongera umuntu umunsi ari gushima Imana. Kambwire abantu murangiza kaminuza muri hajya warangije, urasa gufata diplome ugafata umwanya ukayisengera. Hari ukuntu murangiza kwiga, mwarangiza mukajya hariya mugatumira mugateka. Ni byiza pe, mugatumira mugateka, mukayizana mwayifunze, ubundi barayifata wiki wababwiye ko warangije ukayibereka ko n'ubundi hari n'abatazi no kumenya n'icyo ari cyo urinda. Ugasanga ukuntu bayifata bakayifunga mu kantu keza bayifunitse, tumeze nk'udutaka basiga bayifungamo, kazi ifunze imeze ukuntu, ugasanga mu kwerekana diplome. Reka nkubwire, aba bantu bose baje mu kirori ntabwo ariko bose bagukunda. Hari undi kuvuga ati sha nubwo yarangije ejo mu gitondo uzapfe. Hari undi kuvuga ati sha nubwo yarangije ntazigera abona akazi. Ubu dufite abantu amaze imyaka 10, 20 uyu mujyi, hari n'abantu batize babonye akazi. Hari abantu benshi ngo iki gihugu nta kazi gahari. Iki gihugu gifite akazi. Hari akazi mu buhinzi, mu bworozi, ahantu hose hari akazi, mu mihanda hari akazi, ahantu hose hari akazi. Ariko yo bagutongereye ndugu yangu ubura akazi, ukabura gute? Baragutongera bakaguhisha abanyamumaro, ukajya uhura n'abantu b'inzara gusa. Wowe nkurikiye bwira Imana ngo Imana ndinda abantu b'inyatsi, ndinda abantu b'inzara umuze n'abanyamumaro. Baragutongera ukajya uhura n'abantu baburaye, ukajya uhura n'abantu b'abanyabibazo gusa, ukajya uhura n'abantu bagufasha nabo batongereye. Imana ikurengere. Umuntu batongereye arihanukira akavuga uburyo ngo nta kazi gahari. Nta kazi gahari gute? Mu burezi harimo akazi, mu bucuruzi harimo akazi, mu nganda harimo akazi, muri za minisiteri harimo akazi. Mugiye kuntera amabuye muvuge ngo ibyo navuze, akazi karahari. Muri za Rwanda Revenue harimo akazi. Yemwe ngo mwabuze akazi. Mu bumotari harimo akazi, mu butagisi harimo akazi, mu magare harimo akazi. Iyo bagutongereye urihanukira nta n'isoni ufite, ukavuga ko nta kazi gahari, wabuze akazi. Ibaza umuntu uvuga ngo nta kazi gahari yarize. Ibyo bintu nawe bishyire muri logique ntabwo birajyamo. Ngo nta kazi gahari warize. Akazi karahari, icyakubayeho baragutongereye baguteza umudayimoni w'icyangiro. Abaka kugira umumaro abarozi barabaguhishe, baragutongereye. Uyu mwanya wa nona banza wemere ko akazi gahari, kuko n'abana bari kuvuka bato bawe n'abarumuna bawe uzashiduka bakabonye. Hanyuma rero numara kwemera ko akazi gahari, ubwira Imana ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Uri Imana itanga umugisha. Migikundiro warandemye, abantongera batsindwe. Hari n'ubwo bagutongera ku munsi w'ibizami, neza ku munsi w'ibizami bakaguteza kunuka cyangwa bakaguteza ku diare. Hari n'ubwo bagutongera umunsi w'ibizami ukarwara mu nda, abandi bagiye gukora ibizami wowe ukajya kwivuza. Ubwo sura cyakabonye. Ndabwira abantu mwese mwize, abantu mwese mwageze mu ishuri, mube maso musenge. Ni gute ushobora kumarana diplome imyaka 5, 10, 15, 20 warize nta kazi ugira? Wanapanga n'akazi ko kugenda ugira abantu inama. Ntabwo wagira abantu inama upanze ushatse ofisi, ugapanga ofisi ahantu ukajya ugira abantu inama baguhemba. Ariko iyo baguhishe bagupfutse ubwongo nta kazi ubona. Hari ubwo rero batongera abantu. Kuki bagutongereye?
umurozi yamaze kumenya ko nubona akazi uzamurenga. Kandi mabwiza ukuri si ukubateranya n'abantu b'imiryango, ntugire ngo abantu barwa n'abantu bakure. Hari umuntu mvuze mu izina, ntavuze mu izina, ariko mwese munkurikira murabizi ntago abantu barwa n'abantu bakure. Ntabwo turugwa n'abantu bakure, umuntu urugwa n'abantu biganye, urugwa n'abantu mwasenganye, urugwa n'abantu muvukana, aho umuryango wanyu babandi bahafanga. Hari abantu bacitse mu miryango yabo bayicikamo ntibajyayo. Umva ubabwiye kujya, iyo uvuze ngo bazajyayo bafata amasengesho kubera ishyari. Imana irinda abantu ishyari mu izina rya Yesu. Ndagira abantu inama ngo Imana ikurinde ishyari, ariko ntiyakwenda ishyari udasenga. Fata igihe usenge, wegera Imana. Nshuti yanjye, ubu burozi bw'itongerano iyo wabusobanukiwe, Imana ntiyagukiza ibyo utarasobanukirwa. Igihe cyose utaramenya ko urwaye ntuzivuza. Kugira ngo ukire iyo urwaye ni uko umenya ko uyirwaye. Iyo umaze kumenya ko hari ibintu bagutongereyeho, ugambira kwivuza, ugambira kujya imbere y'Imana ugasenga ugakira. Nta muntu wivuza rero iyo atazi. Sobanukirwa neza ko wagutongereye ibintu bagutongereye, ubyivuze imbere y'Imana, Imana ibigukiza. Hari ubwo batongera imodoka umuntu yayiguze, ukagura imodoka uva ati mbonye imodoka irajya yiza senkani ku munsi, irajya yiza 100,000, ugatangira kuyabarira. Umurozi nge reka mabwire, hari abantu bambaze ngo kose bareba kuko udakunda kujya gushima Imana mu rusengero ngo utere haleluya z'umurambararo, ushima Imana ko hajya mu ko tumenyeje wabona ntihagaze. Mfata envelope ngagira ngashima Imana, mfata icyo ngagira ngashima Imana. Ni impamo y'Imana. Ndabwiza ukuri abantu, hari ibintu umuntu adakwiye kuvuga. Usinya kontara uyu munsi ko Imana iguha akazi, nuranaryaho n'umushahara w'ukwezi ngo haleluya, ngo ndashima Imana, ngo Imana yampaye akazi, ngo ejo bundi nasinya kontara, ngo haleluya. Umwanzi ukwanga, umurozi ukuriho, abanyamashyari bagahamagara ati wari uzi ko kanaka yabonye kontara, wajya mu kazi mu gitondo bakavuga ngo butashye ngo tuzaguhamagara. Ko byari bimeze nayo ejo yari kontara nishimye, bavuga felicitation, bigondamye gute? Cyangwa se kampani yawe igahita ihomba. Banza uryeho. Imana yabigizemo akazi muri Rwanda tera, abantu barabizi tunagakozemo. Abantu hamwe ngo yose kuteye gushimana ko namunya akazi, ndabwa reka manze nigeho. Wowe urashima utaranaryaho. Fati shimbuza abantu gushima, fata ishimwe ugende mu nsengero. Nimba waragusengeye, nimba ari mu rusengero rwawe, fata ishimwe. Hari ibiseke by'amashimwe, ni ngoma ngo urondogore. Fata envelope yawe ugereje mu cyahise wigendere, ntushimwe Imana. Nimba ari umuntu mwasenganye, muhamagare. Nimba ari groupe mwasenganye, yihamagare. Hanyuma mu rusengero uzajyeyo uriyeho nk'amezi nk'abiri, babwatindiyeho amezi 2. Mfite ibyiringiro ndizeye, kuko yakaje akagezemo amaze no kurya Satani bayatsinzwe. Ubamaze kumenya no mu gihe ugomba gusenga, ariko urashima Imana, ntufite n'ituro ry'ishimwe ngo ugiye gushima. Hari n'abantu bashima bakarakaza Imana. Umuntu yashima ngo nashima Imana ko Imana amahoro byaro nta nishimwe afite, ubwo ugiye he kwere? Ubwo tuzavuga ikindi gihe nakabyo byanzanye, naje kubwira ibirozi by'itongerano bikuzengereje, umuka Imana amishura uburyo ugomba kubyirinda. Imana igushoboze. Ibi birozi birazamuka bikagera mu rwego noneho abarozi bakoresha ibirozi iby'ibitongerano, hari n'ubwo bikoresha bica abantu. Umuntu akaba rwose ari mu modoka mbisubiremo, ukarwara mu isagonda ukaburagiye, indwara ije ikagufata mu isagonda ukaburagiye, iyo ntisobanutse. Hari ubwo batongera bakoresheje amagisida. Njyewe rwose abantu badasenga nashaka kubyumva, ariko reka nihereho. 2015 nakoze agisida. Iyo tuvuga ibintu dufite n'ibihamya. Narakora agisida nari mu gihugu cy'u Burundi,
muri ibyo bihe ndimo ndi kuvuga ubutumwa, madamu ajya gusenga ahantu. Iyo tuvuga ibintu haba hari ibihamya. Madamu agiye gusenga ahantu ari kumwe n'abakozi b'Imana, baramuhanura baramubwira ngo abarozi batongera umugabo wawe ngapfe. Bafata umuzamuswara baramuhanagura, ararira, bamwuzuraho abakozi b'Imana, baramusengera ngo Imana ikwiciriyo, ngo Imana ikurinze gupfakara. Ari abantu banga ngo abantu baratongera abantu bagapfa. Umuntu rero wahaze utazi amakuru akumva ari ibintu birahari, umenye ko bihari. Baramusengera ati turabyanze, baramusengera. Imana iramubwira ngo urupfu ndukuyeho, ariko uzabona ibimenyetso. Aramamagara, ndi mu Burundi baraduhamagara, barambwira. Guhera mu Burundi nagiraga nigengese nivuga ni Imana ndinde ngira ngo byavuyeho 2015 ndaza ndi hano muri Kigali, nagiye gusenga muce za Musanze, nta shingiza hano Nyabugogo. Nakoze agisida, ikamyo yarankubise hano kwa Rasta ndi Monster, ariko akabisi nzabyogega muyize. Kandi abakozi bavuze ngo umukozi w'Imana umutwaro wa yaragiye kwicwa na agisida bari bamuterereje kubera amashyari. Nanjye bari babimbwiye. Ndabwira abantu ko Imana ivuga, kandi Imana igitwongera imyaka yo kurama. Kuba nyihumeka nkiriho si kubwuko abarozi bankunze, ndiho kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Barambwira ngo nubwo batanze ibitambo, nubwo baroze, nubwo batanze na yabo, Imana izabitesha agaciro kubw'umurimo w'Imana ukora. Imana izakwimana. Bene data munkurikiye, iyo tubabwira Imana mugira ngo nibihinzo. Imana irakiza, Imana irazura. Muri icyo gihe nakoze agisida, akaguru kanje gacikamo ibice bitatu, njya sehashika, ndapfa, Imana irangarura. Aka kaguru mubona gafite ubumuga, nuko nabona kamera ko nabereka, gafite ubumuga bukomeye cyane. Akaguru mubona gafite ubumuga bukomeye cyane. Abarozi bavuze ngomba gupfa. Aka kaguru mubona ntabwo gasa n'akandi, akaguru ntabwo gasa n'akandi. Iyo tuvuga amarozi kariho, ni ibintu bari bahanure mu madamu babimubwe, nanjye babimbwiye. Hari igihe Imana ibwira abantu ibintu akazima ngaka, murabona ko bidasa, ntabwo bisa. Akaguru mubona, murabona kuntu gasa n'umukara, gafate n'umukara, akaguru n'umukara. Akaguru gacikamo ibice bitatu, ndapfa kubera amasengesho basenze nayo nasenze. Amasengesho twasenze, Imana ikuraho urupfu, iruvanaho. Hari igihe abantu Imana babwira ngo basenge, umwaka ugiye kurangira, Imana ikavuga ati hari urupfu, ukabikinisha. Imana ikavuga ati Satani ashaka kwiba, ukabikinisha. Nyamara ibyo ukinisha, Satani arashaka guhombya igihugu, kuko iyo umuntu apfuye, narababwiye Imana yimishuriye, Satani ibihombeje igihugu, ibihombeje umuryango, nawe bwawe biguhombeje, ibihombeje abana bawe, ibihombeje abo ari kuzabyara, nimba uri umusore, ibihombeje ibintu byinshi, ibiteje ubukene bukomeye cyane. Kandi abantu benshi Satani kunda kubiba kubera ibintu by'umunenganenzi, byo gupinga no kutubaha ibintu by'Imana. Imana yakubwira ikintu ukumva ngo ni iby'abahanuzi, noneho kubera ko mu bintu by'Imana huzemwe abatubuzi n'abesikoro n'abantu babeshya abandi. Mbese kugira ngo abantu bazumve ko Imana yavuze, ntabwo abantu bakiba agaciro ibintu by'Imana. Ariko reka mbabwire, Imana iriho, Imana irakora, Imana ivuguruza imigambi ya Satani, Imana ivuguruza imigambi y'amarozi. Uyu munsi ndavuga Imana
ndakubwira imana yamishuriye amayeri y'abarozi, uburyo wakirinda amarozi. Ntabwo ari ugusasa umukeka ngo uryame, ntabwo ari ugusasa umukeka, ntabwo ari ukuryama kuri matora, ni ukuhaguruka ukava kuri iyo matora ugahaguruka ugasenga. Aka kaguru gafite ubumuga bwa 75 navanye muri Faisal. Ubu bumuga ntabwo nigeze mburihirwa. Kwa kundi imodoka ikugonga bakakurira ntibigeze bandiha. Imodoka yangonze yarabuze kandi ntugire ngo sinagerageje. Naragerageje shiraho n'abavoka, imodoka yangonze yarabuze. Ariko ndashima Imana ko ngihumeka. Ibi mvugiye iki? Ndabwira umuntu wese babwiye ko hariho urupfu, ari umwuka w'urupfu muriho. Angugo rupfu rwange wirwemera ngo uvuge ngo Mana nyeza. Oya, ntabwo Imana yakutumyeho ngo wiyeze, yakubwiye ngo hariho umwuka w'urupfu usenga. Uriya mwami Imana yatumye umuhanuzi hageneza ikiya uriya mwami Imana yatumye umuhanuzi, ntabwo yamubwiye ngo natunganye ibye kuko agiye gupfa, ariko ngo yerekera ivura arasenga. Asenze Imana urupfu rukuraho. Bagabo bene data, Imana ikuraho urupfu. Basore, Imana ikuraho urupfu. Babyeyi, Imana ikuraho urupfu. Narapfuye sehashika, Imana iranzura. Mwijoro ngaruka nuzura umwuka wera avuga mu ndimi. Mwuka Imana arambya ningende mbwira abantu barushaho gusenga. Ejo bundi muri uku kwezi Imana imishura ibintu by'amarozi. Iyo bavuga ibitongerano bituruka ku mashari, igihe cyose uzaba uri gutera imbere, igihe cyose uzaba uri muratera imbere, uzagira abantu bakugirira amashari. Igihe cyose uzaba ufite ubwenge, uzagira abantu bakugirira amashari. Yego ko Mana, igihe cyose uzaba uri na mwiza, hari ukuntu umuntu aba ari mwiza yitereye neza, uzagira abantu bakugirira amashari. Ya baba, igihe cyose uzabyara abana beza, hari igihe umuntu abyara ikibebe ugasanga ni ikibebe cyiza cyane, bakakita igisekera mwanzi, uzagirwa amashari. Ariko ntabwo ukwiye kwicaraho gusa. Igihe cyose uzabona Imana igutuza ahantu hagutse, ukabona utunze imodoka nziza, ukabona utunze ibiro byiza, ukabona ugize amatitira akomeye, ukabona ugize amafaranga, ukabona utangiye kuba umunyamumaro mu gihugu no mu isi, uzamenye ko ukuri kuba umunyamumaro niko n'abanzi bari kwiyongera. Hari ikintu ukwiye gukora. Ukwiye rero nabyo abantu, nimba udasenga ubwo urajya kuraguza, kandi abapfumu barabeshya, bazakurya yawe agushireho. Ejo bazagutuma ihene y'ibara rimwe, ejo bagutuma isaki, ejo bagutuma iki, amafaranga bayakumareho. Ahantu wabonera ubuhungiro muri iyi si ni ku Mana. Ku Mana niho honyine wabonera ubuhungiro. Iyo nza kuba nasenga, iyo nza kuba narigeye Imana, iyo madamu aza kuba atarasenze, uyu munsi aba ari umupfakazi, utwana twanjye ari uku nguko, biri aho ngaho sinzi ubuzima babayemo. Ariko ndashima Imana, nubwo nishyuwe nabayeho, Imana yampaye ubuzima, Imana yampaye umugisha, Imana ica inzira aho zitari. Nubwo ntiwihebe, ikintu gihenze n'ubuzima. Nje kukubwira ko uburozi bw'ubutongerano buriho muri iyi si. Abantu baratongera abandi, abantu baratongera abandi. Umuntu aragutongera, gahunda wari ufite zigapfa. Umuntu aragutongera, agatongera imishinga yawe, imishinga wari ufite irapfuye. Abantu baragutongera, poroje wari ufite zikaba zirapfuye. Abantu baratongera, ibibanza bigahera aho ngaho. Bimwe mu bintu bidindiza,
abantu baratongera nawe wabura umukinyi. Nige sengana n'umuntu w'umukinyi baramutongera yajya gukina umupira umugongo ugahita ucika. Umunsi arajya gukina ariko abarozi baragatsina. Umunsi arajya gukina umugongo ugahita ucika. Abantu baragutongera. N'Imana yarakubwiye kuza ikizakugaburira n'akaguru kawe. Bazakagira nk'akase nikamara kwakira umuga ubugikinye umupira. Hari ibintu byo gutuma dusenga. Kuburiho umenye ko hari abantu bagukunze ariko hari n'abantu batagukunze. Ibi bintu kubisimbuka ni ugusenga, ni ukubana n'Imana ugasenga, ni ukugira ubushuti bwawe n'Imana, ni ukwiyegereza Imana ugasenga. Uburozi bw'ubutongerano bukurwaho no gusenga, kugira ibihe byiza bwo gusenga kandi ugasenga wizeye. Kandi gusenga ni uko ugomba kuba ufite abantu musengana, ugomba kuba ufite abantu musengana. Nutangira gutera imbere, nutangira kugira umugisha, ugomba kuba ufite abantu mu buyobozi, mu buryo bw'umwuka, mu buzima busanzwe, mu buvuzi. Ugomba kuba ufite abantu. Nugenda wenyine tuzagera iyo ujya, ariko n'ufite abantu ni amaboko, abantu ni amaboko, hari aho Imana izabakoresha. Ugomba kuba ufite abakozi b'Imana musengana batari akajagari. Hari ugomba kuba ufite abashumba, ugomba kuba ufite umushumba, ugomba kuba ufite umukozi w'Imana, ugomba kuba ufite umuntu wizeye. Nubwo ari nk'abayisikuru ariko harimo n'abantu b'Imana bakivuga Imana. Ntabwo abantu bose ariko bangiritse. Twebwe dufata ikintu cy'ikosa ryabaye ngo tugitire ibintu byose. Oya, umukobwa umwe watwaye inda ntivuze ko abo bose batwaye inda. Oya, mu bakozi b'Imana haracyarimo ibihumbi, haracyari nk'abakozi b'Imana bagifite Imana, bagifite umwuka wera, bakivuga imbaraga z'Imana, bagihamagara imbaraga z'Imana, bakigwana n'iyi myuka mibi, bakigwana n'ibintu ibitongerano, bakibitaburura, bakinatarariza ibitongerano, bakibyirukana. Oh lerasha, Imana ihagarika ibitongerano biri ku buzima bwawe. Wabyaye abantu ushaka ko bazakugira umumaro, hariko ibyo babatongere bateje uruzerero. Umuntu aguze inguzanyo ya banki hagapanga umushinga wo kuntu azatera imbere, hariko abantu akamujya amasherekanya bakamutongera, ugasanga umuntu arahananutse, aho yaguje kwishura kamonanira, ahubwo ugasanga n'ibyo afite biragiye. Abantu mu isi bafite ibikomere, abantu bageze mu rwego batabasha gusinzira kubera imbaraga z'amarozi. Umwuka w'Imana yamishuriye yambwiye nk'ahantu ho guhungira amarozi ni ugufata kandi ukegera Imana. Kandi gusenga si idini, gusenga n'umutima wawe. Hari abantu babangamirwa n'idini. Idini umunsi mu binuza nukuri ko Imana ntabwo uzaryibuka. Idini rizagufasha ibintu bikeya, rizagushingira, rigushingure, rikuyobore mu yokamana, ariko ubuzima bwiza ni wowe n'Imana. Kugira ubuzima bwiza ni wowe n'Imana. Ntazaje umuntu gukangisha idini. Je nta muri gukangisha idini ngo ibini oya. Ushaka umunyedini ariko udakishijwe, ibyo nibizakanga umurozi. Zakubitira mu idini inzara zive mu mano neza neza. Ariko nuba mu idini ukijijwe, idini riguhuza n'Imana gusa. Nta mwanya mushumba afite wo gukurikirana cyangwa pasiteri n'ibyo byamunaniye ngo umwikobango niyagusuye se ibyo arabishoboye. Wibyo arabishoboye se. Imana igucira inzira iguha yo gukirizwa. Kizwa, wambara imbaraga, ugira imbaraga mu bintu by'Imana, ubu umukozi w'Imana, usetinge, wumve kuri kumwe n'Imana. Ndashaka gusengera abantu mwese mufite ikibazo cy'ibitongerano, abantu batongera. Wowe ugihumeka, wowe ukiriho, wowe umaze gusimbuka impfu nyinshi, wowe umaze gusimbuka amarozi inshuro nyinshi, wowe umaze gusimbuka amarozi inshuro utabara, bahora bagutongera Imana ibigusimbutsa, bakohereza amahembe Imana ikabigusimbutsa, bakohereza ibiguteza ibiseri ikabigusimbutsa, ibyonka mu nda nk'abana Imana ikabigusimbutsa, ibikuguguna mu mavi Imana ikabigusimbutsa. Ni Imana niyongera ikwagure, Imana yongera ibigusimbutse muri aya mezi asoza umwaka. Imana nibigusimbutse
ndatura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Imana yakuremye kugira ngo uwe agaciro, ntabwo Imana yagushyizeho ngo ukenyuke, ngo upfe ukenyutse. Ndahanura ubuzima bwawe Imana iguhagarareho, we bohereza amahembe, we bashaka kubitisha inkuba. Iyi ni kosi karefayi. Ibi bintu Imana ibikurinde mu izina rya Yesu. Abarozi n'abagome hari ubwo bagutongera inkuba akaza ikakubita ikabera kwashize. Imana ikurinde ibitongera y'inkuba. Hari ubwo bohereza gisida, imodoka zigakubita, iyo modoka wigura ikabera henutse ukabura apfuye. Imana ikurinde ibitongerano. Hari ubwo bohereza ibitotsi, ibintu byinshi bohereza. Hari ubwo bohereza ibintu bikakubitira muri dushe, hari ibyo bohereza bakabyoza bikakuniga uryamye, hari ibyo bohereza wicaye mu modoka bupfira mu modoka. Ibintu bidasobanutse. Amasezerano ufite ntabwo ari ayo gupfa nk'inkoko. Amasezerano ufite ugomba kuba umumaro muri iyi si, ugomba kuba umumaro kandi ukazabona nijoro. Anga agasuzuguro k'abadayimoni kakuriho. Umwami Yesu akunda ngo wanga agasuzuguro k'abadayimoni kakuriho. Anga agasuzuguro k'abadayimoni kakuriho. Imana yandokoye urupfu rukomeye. Imana yankuye mu rupfu. Yarambwiye ngo nuzi imbere ya kamera uzabwiza abantu ukuri. Uzabwiza, niba nkubwiye ngo senga wirira amarozi, fata umwanya usenge. Abantu basenga batihanye. Bimwe mu bintu bituma abantu batinda gusubizwa cyangwa se bagahora mu ntamba no gusenga batihanye. Iyo tuvuze ngo fata umwanya usenge, witekerezeho, banza fata umwanya wo kwiyeza, fata umwanya wo kwatura ibyaha byawe. Menya ko wasomanye, menya ko wasambanye, menya ko wibye, menya ko wagambanye, menya ko wakuyemo inda, menya ko utababarira. Ufata umwanya, ushaka umutambyi, ushaka umuntu w'Imana, umwaturire. Nimba nawe uhari, fata umwanya wihane. Wihane uhamagare kuri telefone, hamagara umushumba wawe, watura ibyaha byawe. Ntago ngo byature muri rusange, ariko ufata umwanya ushaka umukozi w'Imana, umwatura ibyo byaha byawe. Numara kwatura ibyaha, ubundi uhamagara Imana. Urahamagara Imana n'ibyaha se biravamo. Sinababwiye ko iyo Satani ashaka, uyu murozi ashaka kwangiza, ibi narabivuze, abanza gutereza ibyaha. Aho se mashaka kuhagara navuze, nimba ujye ukurikira kino gice cya kabiri, ushake n'icyambere. Ushake n'icyambere. Ubanze umenye uburozi bw'ubuheturano, bw'ibihuha, igihuha. Uyu munsi turi kuvuga uburozi, uburozi bw'itongerano, ibintu abantu batongera abantu. Uyu munsi abantu barababweshagura, abandi bakabaraza mu marimbi kubera ibitongerano. Ibitongerano n'ibi biragatsindwa n'Imana. Umuntu akabyuka yakubiswe, umugongo wacitse kandi uryama kuri matora nziza, uryama akabyuka wavunaguritse, ukaza ibintu byakuvunaguye hari ibintu bagutongereye. Papa, Imana igukize ibitongerano. Ishyari, nta handi hantu umuntu yahungira ishyari usibye kujya imbere y'Imana umuntu agasenga. Nta handi hantu tuzahungira ishyari. Bantu munkurikiye ba diaspora, bantu munkurikiye mu gihugu cyacu, nta handi hantu igihe cyose uzatera imbere uzagirirwa ishyari. Ariko kugira ngo ucike ishyari muri ubuzima, nuko uzitwaza ingabo zo gusenga. Ugomba kuba uri umunyamasengesho, ugomba kuba uzi gusenga icyo ari cyo, ugomba kuba ufite ubushuti n'Imana. Nta handi hantu uzahungira ishyari. Nta handi hantu wahungira uwo muntu wakuzengereje. Nta handi hantu wahungira Satani, ni mu mbaraga z'amasengesho. Nta handi hantu uzahungira ibitongerano, nta handi hantu uzabihungira, ni mu gusenga. Imana nimba ikurokoye uyu munsi ukaba umusonga utaguhitanye w'abazimu. Umusonga w'abazimu ujya kwa muganga ntibawubone. Wabona umuntu agiye kwa muganga, muri komenti muze kubyandika, umuntu akajya kwa muganga afite umuriro ari gutwika, wajya kwa muganga umuriro bakawubura. Umuntu akajya kwa muganga afite umuriro bakawubura. Umuntu akajya kwa muganga inda yarabyimbye, nawe waberekona yuzuye amazi, wajya kwa muganga bakabura indwara. Umuntu akajya kwa muganga atwite inda y'amezi nk'atandatu, wajya kwa muganga bakabura umwana, wazasubirayo bakamubona. Ibi ngibi bibaho. Cyo kandi muri mu isi yawe utajya ubimenya, bisobanukirwa n'ibi, bimenye ko bihari.
dufite abantu batongera, abantu baratongera, bagatongera amazu, ibitongerano, bagatongera abana, bagatongera quartier, batongera ibibanza. Hari n'abarozi baroga bakaroga n'ibihugu. Ibyo bintu byose iyo umuntu asenze Imana kubikubita ntibigombera n'isa, ni umwanya nk'uwo guhumbya Imana ikabitesha agaciro. Ndashimira abantu basenga, abantu basenga muzagende mwigurira akaburushete. Gusenga ni byiza mana, gusenga ukomera mu maso y'umwanzi, ukomera mu maso y'ukwanga. Ndashishikariza umuntu wese utera imbere usenga, wiga usenga, ucuruza usenga, uyobora usenga, uvuga ubutumwa usenga, uririmba usenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo ukora byose ubikore usenga, kandi usenge ujye uhera ku kintu cyitwa ubuzima. Ubanza usinganishe ubuzima. Mu gihugu hari za minisiteri nyinshi cyane, ariko minisiteri ikunda kumenyekana ni minisiteri y'ubuzima, kubera ko bahora ku rugamba barwana no kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Mu bintu rero Satani rwanya, Satani ntago umurozi ntago gutinda arwanya hoteli yawe, arwanya inzu yawe, no ntacyo arwanya diplome ntacyo mutwaye. Satani umwanzi ukwanga atinda arwanya ashaka kukwica. Ariko iyo ugiye muri Yesu ugasenga, Imana ikurindira ubuzima, yohereza abadogiteri bo kukurinda, yohereza abaganga bo kukurinda. Yabwiye ko ngo nzakujya imbere ahantu hataringaniye, nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Iyo twasenze Imana iturindira ubuzima. Bantu munkurikiye muri aya mezi, Imana ibarindira ubuzima, Imana ibahagarareho, Imana itesha agaciro imigambi ya Satani ku buzima bwanyu. Iyo twasenze Imana ivuguruza imigambi ya Satani, ivuguruza imigambi y'abapfumu. Iyo twasenze Imana itwongera kurama. Haleluya. N'uyu mwanya Imana ikongere kurama muri amateraniro, Imana ikongere kurama mama, ivuguruza ibi birozi byose mu izina rya Yesu. Ibyo bari gutongera byose, ibitongerano byose bashaka kohereza, turabimenaguye tubitesha agaciro. Duciye connection y'abarozi mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu wese umurikiye, mana we, mana we, numva nkubwire, urankurikiye kandi Imana ashaka kukubohora. Nimba hari ibintu bidasobanutse mu buzima bwawe, kuko ndiye gusoza, nimba hari ibintu bidasobanutse ku bana bawe, nimba bidasobanutse mu kazi kawe, uri kurokora ntibisobanutse, kubona ntibisobanutse, imicurizo yawe ntisobanutse, kubona ibintu bidasobanutse muri kampani, kubona ibintu ntabwo bisobanutse, kohora wisobanura bidasobanutse mu kumukoresha wawe. Fata umwanya wirukana ibitongero by'icyangiro. Abantu mwese mufite intambara z'ibitongerano mwese ukaba nkurikiye, ndagira ngo nimba utubwa mu mavi upfukame gusengere, nimba urwa mu mavi wicare, nimba uri modoka ubanze uparike ku ruhande, aho uherereye hose udukurikiye, fata umwanya ubwira Imana ngo Mana, menye ko ushobora byose, menye ko imbaraga zawe zirenze iz'abapfumu, zirenze iz'abanyanga, zirenze iz'abacu ku rugobo, zirenze iz'abangambanira. Menye neza ko ibitongerano byose, ibyo batongera umuryango wanjye, ibyo batongera abana banjye, ibyo batongera akazi kanjye, ibyo batongera imishinga yanjye, ibitongerano byose batongereye, menye neza ko ari wowe wenyine ubasha kubikuraho bitakugombeye umwanya munini, bitakugombeye igihe kinini. Wowe uko ubivuze aka kanya ubasha kubikuraho. Fata umwanya ubwira Imana, Mwami, ngo Mwami, ikintu cyatuma ntakugiraho umugisha ukimbabarire. Nimba ari ibyaha ubimbabarire, nimba ari ubugwe ubumbabarire, nimba ari ugusubira inyuma ubimbabarire, kuko ndifuza ko Mwami unkize ibitongerano, ibyo bari gutongera, ibyo bari gutangaho ibitambo bantongera, ibyo bintu byose bikureho, unkureho imivumo yose iri ku buzima bwanjye, amateka uyahindure. Urakoze Mwami, reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Fasha umwanya utari munini Mwami wo kuvuga kuri ibirozi by'ibitongerano bijengereje ababyeyi, bijengereje abagabo, bijengereje abakobwa, bijengereje abasore, bijengereje abacuruzi, lela bijengereje abakwizera.
ariko ndasenze ngo umuntu wese ugize umugisha akudukurikirana aka kanya, amaraso amenye Golgota namweza amutunganye, umukureho urubanza rwose rw'ibyaha, numara kumweza kumutunganya umukureho ibintu byose bamutongera, nk'uko wankuye mu rupfu ukanyimana, batanze ibitambo bavuze ko ndapfa, ukanyimana ukanyongera imyaka yo kurama, niko sengeye umuntu wese unkurikiye ngo umwongere imyaka yo kurama, umukureho urupfu, abagabo bakureho urupfu, abasore bakureho urupfu, abaje bakureho urupfu, turanga agasuzuguro k'abadayimoni, ibyabasha amahembe bashaka kubatongera, ibintu bashaka kubakubita, iby'inkuba, iby'amagisida, buri muntu wese intambara ari kurwana atazi y'ibitongerano tuyikujeho imbaraga z'amasengesho. Muri kano kanya tuvuguruje izo mbaraga mu izina rya Yesu, dutesha agaciro imyuka mibi. Ndasengera umuntu wese dukurikiye ngahure na Yesu, akire, abe muzima, uwo batongereye, uwo bigendamo, uwo biri kuvyuga umutima, uwo biri mu nzara, uwo biri mu mavi, uwo biri mu mugongo, uwo biri mu matwi, uwo biri mu kazi, uwo biri mu bucuruzi, uwo biri mu bana, ole body asikare foye, uwo biri muri ministeri ye, uwo biri mu mishinga ye katika jina na Yesu, uwo biri muri kampani ye katika jina na Yesu, dusohoye ibitongerano, turabitwitse, tubitwikishije imbaraga z'amasengesho, tubitwikishije imbaraga z'umusaraba, turabitwitse mubasha duhabwa n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Duciye agasuzuguro k'abadayimoni kuri iyi tariki, turukana iyo migambi ya Satani. Turasengera abantu dukurikiye, abo East Africa, Abanyarwanda, abo mu rwego rw'Ikinyarwanda, aba diaspora, abari mu bihugu bitandukanye bari kurwana izi mbaraga, turazinatararije katika jina la Yesu. Ole kotai zini monderepa rera shayinimo zekotrefa, ibyo bari gutongera ngo bangize ababyeyi ndabimenaguye, izi mbaraga ndakubita hasi imivumo katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Uduhagurukije ibintu bihagarare, turahagarika imigambi ya Satani, ibyo bikira abana b'Imana batabisi tubikubise hasi, tubyohereze kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, kuri Imana ibikoze ukabigenza neza. Reka tuzafatanya amashimwe tubanga Imana yatabaye abantu, kandi abantu bonye imyaka yo kurama, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguhe umugisha, Imana igukize ibitongerano, ntibongeye gutongera ngo bigufate. Uburinzi bw'Imana, amaraso ya Yesu Kristo abe ku buzima bwawe, Uwiteka guhagarareho, akonje imyaka yo kurama, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubutumwa burakomeje. Kino gice cya kabiri tuzagaruka tuvuga ku gice cya gatatu cy'amarozi, uburyo wayirinda ndetse n'ugomba gusenga no kuyasobanukirwa. Bye bye.